statistique y'abakristo bari mu isi igaragaza ko abakristo bageze mu cya kabiri cy'abatuye isi. Ukibaza kubera iki ibyaha bikomeza kugwira mu isi? Kubera iki inzangano zirushijeho gukabya mu isi? Kubera iki ubwicanyi bukabije mu isi? Kubera iki ubugome bukabije mu isi? Uri umucyo w'isi. Ni ukuvuga ngo wowe mu Kristo, wowe kunkurikirana niba warakijijwe, Yesu yavuze ko uri umucyo w'isi. Benshi bahindutse isukari. Abantu benshi bamaze gutondagirwa n'intozi, bamaze gutondagirwa n'inzukira, bamaze gutondagirwa n'ubushishi. Ubukristo bwawe Satani yamaze kubumenyera, yarabukandagiye. Yaravuze ngo mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Urabona umunyu wakayutse? Umunyu wakayutse, abakristo benshi bamaze guhinduka umucanga, barakayutse. Ubuntu bw'Imana maze kubashiramo. Nitwe torero dukwiriye guhindura isi, tukajya muri za gavumenti aho Imana twemere kujya gukora, tugahindura abariyo, tukajya mu bucuruzi, tugahindura abo duhuriyemo nabo bacuruza, natwe tugiye gucuruza. Hari abakristo benshi Satani yabaye murekura, ariko ntibajya kure ye. Niba dufashe iby'isi tukaba twita umugisha, ubukire tukabwita umugisha, none hano ko batubwiye ngo ahubwo umugisha ni uzana ubukire. Mu gihe twafashe ubukire akaba ariko twita umugisha, ahubwo umugisha uzana ubukire. None niba umugisha ari uzana ubukire, ubwo noneho umugisha waba ari iki? Nshuti yanjye, wabereye Imana igihombo. Nongeye nkubwire ngo wabereye Imana igihombo kandi yari gutezemo inyungu nyinshi. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka twongere tugusuhuze wowe nshuti mukundwa ubana natwe buri munsi ukurikirana ubutumwa bwiza ubwami bw'Imana. Twifurije amahoro n'imigisha biva ku Mana. Imana yite ku byawe, Imana yite ku bibazo byawe, Imana yite ku bisubizo byawe, kandi Imana yite ku buzima bwawe bwa buri munsi. Jewe uko bisanzwe ugiye kuganira nawe, amazina yanjye nitwa Jorick ikigeneye. Hanyuma wowe witwa nde? Reka dukomeze twige ijambo ry'Imana. Uyu munsi twishimiye kugaruka imbere yawe, twishimiye kugaruka imbere yanyu, kuko kuza hano ni ku bwanyu. Niyo mpamvu tuba tuza kubw'umuhamagaro w'Imana, dusaba kugira ngo tubagezeho ibyo bashakaho kandi bitugireho umumaro, nawe bikugireho umumaro. Rero kuba uri hano ni umugisha kuri jewe, kandi nanjye kuba ndi imbere yawe nguha iby'Imana inyuzamo nabwo ni umugisha kuri wowe. Reka dusenge hanyuma tugaruke twumve icyo Imana idushakaho uyu munsi. Uwiteka Mana yacu, Imana ishobora byose, urengeze w'isi n'ijuru, Imana ikomeye kandi Imana idahinduka, Imana ifite ubutware ku byaremwe byose. Uyu mwanya mwiza n'umwanya tugarutse kuri Iron TV kugira ngo dukomeze gutambutsa ubutumwa bwiza uwo wadushyizemo, kugira ngo ugire umumaro buri wese ubukurikira, kandi ubashe kubohora imigozi yose umwanzi Satani aboha abo waremye. Uyu mwanya rero tuguhamagare kubana natwe kugira ngo ijambo ryawe rigire ububasha ku muntu wari wese, kandi rikize ubugingo bwacu, rikize n'imibiri yacu. Dusengeye umuntu wese udukurikiye kugira ngo akanya ubwo ijambo ryawe abone umugisha w'Imana. Turagushimiye ko uje gusenga kugira ngo tweze mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi tugiye kuganira ku cyigisho cyacu cyo kwizera. Ni intambwe enye zo kwizera turimo kwiga. Tukaba turi ku ntambwe ya gatatu, ariyo bwa mbere twatwise ya kane. Nkuko twabonye ko ni intambwe enye, tukaba rero turi kuri iyo ntambwe, ariyo ntambwe yitwa kwizera gushingiye kureba ku bitaboneka. Ngira ngo tugeze aho turi kwiga kuri Aburahamu, uburyo Imana yamusohoreje ibyo yamusezeranije, kandi bishingiye kubera ko yizeye ibitaboneka.
ntabwo Aburahamu yizeye ibiboneka, ahubwo Aburahamu yariyebye. Kwizera kwe kwari gushingiye kureba ku bitaboneka. Mu yandi magambo twabonye ko umuntu wese wizera ibya hano mu isi aba yizeye ibiboneka, ariko ntabwo ariko kwizera Imana dushakaho, ahubwo dushaka ko kwizera kwacu kurenga ibi byose tubona hano mu isi, ahubwo kukagira aho Imana iri mu ijuru, tugakurura iby'ijuru, tukagira inyota yo gusobanukirwa icyo bita mu Cyongereza nature and character of God. Hanyuma tukamenya kamere y'Imana n'imiterere y'Imana, twarangiza tukitoza kugendera cyangwa se gushyira mu bikorwa ya miterere y'Imana, kuko kamere y'Imana ni ibintu byayo by'umwihariko utakwigana mu bishoboka, ariko imiterere yayo birashoboka ko twayigana, kuko Imana yaduhaye uburenganzira, ni nabyo ihora idusaba ko twigana imiterere yayo, tukigana imiterere yayo tukashyira mu bikorwa. Rero iyo ufite kwizera gushingiye kureba ku bitaboneka, uhora ufite inyota yo guhishurirwa Imana, kumenya kamere yayo, kumenya imiterere yayo, hanyuma ukabasha kwitoza gushyira mu bikorwa imiterere yayo, kuko imiterere yayo Imana idusaba ko tuyigana. Uyu munsi rero tukaba tugarutse ku nyigisho yacu, ari inyigisho kwizera, kuri iyi ntambwe yo kwizera gushingiye kureba ku bitaboneka, kubera ko ibiboneka ari iby'igihe gito, naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Ubushize twaganiriye kuri Aburahamu, twadutangiye kwiga kuri biriya bintu 7 Imana yamusezeranije bishingiye ku mubiri, bishingiye ku by'umubiri, kuko ibi Imana ihamagara Aburahamu, yamuhamagaye Aburahamu arayizera, ariko mu kuyizera we yizera ibitaboneka ko Imana ntiboneka. Inamubwira igihugu agenda ajyamo, inamubwira ko akwiriye guhaguruka agasiga umuryango wabo, agasiga famiye yavukamo, hanyuma akajya mu gihugu izamwereka. Urumva yagiye atazi yajya, nimubwiye yari yayibonesheje amaso y'umubiri, keretse kureba ku bitaboneka. Hanyuma rero Imana imusezeranye noneho ibintu by'umubiri bigeze kuri 7, imubwira ko naramuka yumviye uko kwizera, akagenda atazi yajya, kandi agakurikira iyo Mana imuvugishije n'ubwitaboneka, Imana imubwira ko izamusohoreza ibyo bintu 7. Ibyo bintu 7 rero, icya mbere yamubwiye ko izamuhindura ubwoko bukomeye. Icya kabiri imubwira ko izamuha umugisha. Icya gatatu imubwira ko izogeza izina rye. Icya kane imubwira ko izamugira umugisha. Icya gatanu imubwira ko izaha umugisha bamwifuriza umugisha. Icya gatandatu imubwira ko izavuma umuntu wese uzamuvuma. Icya karindwi imubwira ko muri we arimo imiryango yose yo mu isi izahererwa umugisha. Hanyuma twize ku kintu cya mbere kimwe, turi kureba ese Aburahamu ko kwizera kwe kutari gushingiye ku by'isi, kutari gushingiye ku mamodoka, kutari gushingiye ku mafaranga, kutari gushingiye mu kubaka amazu meza, kutari gushingiye mu guhinga ngo yeze, ngo yumve ko aho ngaho ari abonera Imana. Kuko hari abantu benshi kwizera kwabo, mbega kwizera Imana no kumva bayibona, bumva ko bagomba kuyibonera mu bifatika. Mbega yakeneye kumva nta Mana ihari, yabuze akaza kumva nta Mana ihari, yabuze urubyaro kumva nta Mana ihari, yabuze umugabo kumva nta Mana ihari, yabuze umugore kumva nta Mana ihari, yize amashuri akabona ntari kugira amanota meza akumva ko Imana idahari, yapfushije akumva nta Mana ihari, yapfakaye akumva ntayihari, ari imfubyi akumva ntayihari. Mbega abantu benshi bazi ko Imana yitwa Imana ikanabihari ku buzima bwabo, mu gihe bafite ubuzima bwiza, nta kibazo na kimwe kiri ku buzima bwabo cyangwa ku mubiri wabo. Ariko ntabwo ijya ari byo, ntabwo ariko bimeze. Imana irahari turwaye, Imana irahari tutarwaye, Imana irahari twapfushije, Imana irahari tutapfushije, Imana irahari twabyaye, Imana irahari twabuze urubyaro, Imana irahari twabuze umugabo, Imana irahari tumufite, Imana irahari dufite imodoka, Imana irahari tutayifite, Imana irahari twubatse amazu meza, Imana irahari tutayubatse, Imana irahari dukodesha, Imana irahari twabuze amafaranga yo kwishyura, Imana irahari twayabonye. Mbega Imana irahari, ni Imana ihoraho kandi ikora ibyo ishaka. ahubwo dukwiye gufata kwizera kwacu kukarenga ibyo ngibyo,
kuko imana iyo uyizere muri ibyo agakiza kawe navuga ngo kaba ari zero. Umeze nka wa mwana w'igitambambuga, wa wundi urubyogo, wa wundi ubukambakamba hasi urya n'ibyondo, wa wundi utarakomera no guhaguruka bikamunanira akadigadiga. Kandi none gitangaje, iyo umutima wawe uhora ari uko gukora ibyo ngibyo, uhora utekereza kumva ko imana uyizerera muri ibyo gusa, ushobora kumara imyaka 20-15 imbere y'Imana ukiri umwana umeze utyo w'ikibondo, utaramenya isakanururo, utaramenya iyo uva n'iyo ujya. Noneho Imana ishaka ko kwizera kwacu kurenga ibi ngibi bya hano tubonesha amaso byo mu isi, ahubwo tukizera Imana, tukumva n'ubushobozi ifite n'imbaraga ifite, ugakurura icyo bita nature. Ni ukuvuga ngo kamere y'Imana, uburyo ari Imana ishobora byose, uburyo ari Imana idahinduka, uburyo ari Imana ihoraho, uburyo ari Imana ihera mu itangiriro ikamenya ibyo mu itangiriro ikamenya n'ibyo mu iherezo. Ubwo ibyo hagati ndabisimbutse kuko yamenye ibyo ku iherezo, ibyo hagati bibizi. Tukamenya ko ari Imana idapfa, tukamenya ko ari Imana itagira ikinanira, ibi byose tukabimenya. Ibyo iyo wabimenye, igihe cyose unyura mu buzima hano mu isi, ni ukuvuga ngo situations unyuramo hano mu isi ntabwo zishobora gutuma wiganyira cyangwa wihebe ko Imana itakoze cyangwa itari kumwe nawe. Uwo muntu wamaze kugira uko kwizera, nta kintu kimwe gishobora kumunyeganyeza muri iyi si. Ikindi, nta n'ikintu gishobora kumuhagarika gukomeza urugendo rwe rw'agakiza. Nta kintu gishobora gutuma acogora mu rugendo ujya mu ijuru. Uyu muntu ufite kwizera ushingiye kureba ku bitaboneka. Reka tugaruka kuri Aburahamu, kuko impamvu twize ibi bintu twashaka kureba ese ko abantu benshi mu isi, abakristo benshi, abanyamadini benshi batwigishije ko Imana dukwiye kuyizera mu gihe yatugaburiye, mu gihe twanyweye. Hari naho njye numva bamwe bigisha yuko umuntu wese w'umukristo w'umukene atazajya mu ijuru. Icyo ni kinyoma. Uzasome ibya Lazaro na Nyamutunzi. Lazaro yapfuye ari umukene, ariko ngajya mu gituza cya Aburahamu. Nyamutunzi akomeza gutunga, aratunganirwa, ariko apfuye hajya mu muriro, hajya mu maboko ya Satani. Ibi ntabwo bivuze yuko umutunzi uwo ari wese azajya mu maboko ya Satani, ahubwo twebwe icyo dushaka kwigisha n'isomo Yesu ashatse kutwigisha aha ngaha ni ukwerekana yuko umuntu ashobora guca mu buzima bumugoye muri iyi si akarinda apfa, ariko mu gupfa kwe akajya kuruhukira mu maboko y'Imana, akaruhuka. Nanone ni ishusho itwereka ko n'umutunzi nawe utitwaye neza muri iyi si ashobora gutunga, agatunganirwa, akagira n'ubwo apfa gitunze bitaramushiraho. Kuko hari abantu bajya batunga ubutunzi, amafaranga agiye akaguruka. Bibiliya ivuga ngo ubutunzi bwitera amababa nk'ay'igisiga, amafaranga aragenda agashira. Ariko noneho Yesu ashaka kwerekana ko uyu muntu w'umutunzi akwiriye kubaha Imana ari hano mu isi kugeza apfuye. Nisho Yesu ashaka kutwereka. Icyitonderwa rero, ntihazagire umuntu ukubeshya ko umuntu wakennye cyangwa uri mu bibazo bisobanuye ko Imana iba itamukunda cyangwa itamwemera cyangwa se azarimbuka. Icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa, kandi uwo muntu ubyigisha nawe azabona ishyano. Umunsi umwe umugabo witwa Yuda, Yesu yari yesuye umugabo witwa Simoni. Ageze kwa Simoni haza umugore witwa Mariya, akaba yari indaya. Yari amaze guhishurirwa Yesu muri kwa kwizera gushingiye kureba ko bitaboneka, amenya ko Yesu ari umwana w'Imana, kandi amenya ko yatumwe mu isi kugira ngo amukize. Mariya aragenda agura amavuta meza, humura neza y'amadahano, ngo yari amavuta ahenze igiciro cyinshi. Aragenda yamena ku birenge bya Yesu. Yuda ngabibona ararakara, kuko yari igisambo, yari kijura,
niwo wagendanaga uruhago bashyiramo inkunga yose, bateraga minisiteri ya Yesu abakire. Yuda rero yagiye yakoraga amakirira kuko kwizera ko kwari gushingiye ku byo mwisi gusa, yari atarahishurirwa ijuru, yari atarahishurirwa urukundo rw'Imana ku buzima bwe. Niyo mpamvu yagambaniye Yesu. Hanyuma rero n'abandi n'izindi ntumwa ngo zarabyitotombeye, ariko Yuda niwe cyane Bibiliya ivuga ngo kuki aya mavuta yafashe akayamena hasi ku bintu bya Yesu akayangiza. Nitwari kuyagurisha ko warimo amafaranga menshi tukajya gufasha abakene, ariko ko Yesu amenya ibintu byose atajyahishwa aba yabyumvisha. Amaze kubyumva ahita yindukira arababwira ati mwumve, uyu muntu icyo akoze, akoze ikimenyetso kigaragaza gupfa kwanjye no gushyingurwa kwanjye. Aravuga ngo kandi cyitonderwa, abakene bo muzahorana iteka. Reka nkubwire ngo Yesu ari we Mana ishobora byose kandi izi byose, menya ibyo mwitangiriro akamenya n'ibyo mwiherezo. Niba avuze ijambo rikomeye akavuga ngo abakene muzahorana iteka, bivuga ngo ntabwo abantu bose bazakira. Turamutse dukize twese twamarana, twanicara tukamarana. Nta n'uwakwemera kugandukira undi, nta n'uwakubaha undi. Ibi byose Imana ibikora kugira ngo tubane mu isi. Yabonye ko umuntu wateye nabi, umuntu areka ni mubi. Twese dukize se ninde wabaho? Twahora twicana. Umuntu agira amafaranga atangira kumva ko nta wamusuzugura, agizemo utumiliyoni nibuza nka 5 kuri konte, yagira miliyoni 100 noneho n'ibindi ntaba akikoza ku bantu. None ushaka kumbwira ngo twese dukize urumva ninde wavuga undi? Ninde watuma undi? Ninde wabwira undi ngo mfashe karakarimo? Ninde wamagara undi ati ngwino mfashe napfushije? Buri wese avuga ati ndi mu bikingi byanjye, ngiye mu bikingi byanjye ibyo ngiye gukora. Abakene muzahorana iteka. Imana ishaka ko turenza amaso icyo, tukarenga iri zuba n'ukwezi n'inyenyeri, tukagera mu rugo rw'Imana. Imana ishimwe cyane. Reka tugaruke kuri Aburahamu. Ubushize twize ku kintu kimwe cy'ukuntu Imana yamubwiye ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye. Twabonye ko Aburahamu yahindutse ubwoko bukomeye. Aburahamu nk'uko Imana yamusezeranije, twabonye ko kubwo kwizera gushingiye kureba ku bitaboneka byamuhinduye cyangwa se byatumye ahinduka ubwoko bukomeye. None ikibazo gihari, Aburahamu ko yahindutse ubwoko bukomeye, yabuhindutse kuko yizeye iby'isi? Ahubwo yizeye ibitaboneka, hanyuma ko kwizera ibitaboneka kumuhindura gutuma ahinduka ubwoko bukomeye, kuko byamuteye gukomeza kubaha iki? Imana. Iyo ufite uko kwizera gushingiye kureba ku bitaboneka, muri wowe uhorana umutima wo kubaha Imana mu bihe byose, yaba ibihe byiza ku buzima bwawe, yaba n'ibihe bigoye ku buzima bwawe. Iteka ryose uhora uharanira kubaha iki? Imana. Yaba mu gihe ubonye abandi benshi baguye basubira inyuma, agakiza kabananiye, ahubwo wowe nibwo urushaho gusenga kurenza uko wasengaga. Iyo ubonye abasengaga bananiwe gusenga, nibwo wongera ibihe byo gusenga. Iyo ubonye abiyirizaga ubusa babinaniwe, nibwo ubikora. Iyo ubonye abirindaga bibananiye, nibwo uhaguruka. Umuntu ufite kwizera gushingiye ku kutaboneka, wo kwizera kwe guhora gupusha ku buzima bwe, ku buryo kumuhesha n'ubwenge bwinshi bwo kuvumbura. Niyo abonye abandi bananiwe, we nibwo ahaguruka. Uyu munsi tugiye kujya ku cya kabiri, kuko twabonye ko icya mbere kuko Aburahamu kuko yarebye ku bitaboneka, Imana yamuhinduye ubwoko bukomeye. Twahereye kuri Isiraheli. Isiraheli twabonye ko ari igihugu gikomeye ku isi. Tubona uburyo Imana yabahaye ubwenge, tubona ubukungu bafite, tubona uburyo bagaburira isi ku birebana n'imbuto n'imboga, tubona amahanga yose uburyo ahora muri Isiraheli. Igihugu cya Isiraheli kirazwi ku kintu cyitwa ubunetsi. Ni abantu bazi kuneka. Igihugu cya Isiraheli ku ntwaro zikomeye ni abambere. Isiraheli ni umwuzukuru wa Aburahamu, ari we Yakobo wa Isaka. Ni ukuvuga ngo Imana yahaye isezerano Aburahamu, irikomereza kuri Isaka, irisohoreza kuri Yakobo.
Aburahamu niwe wahawe isezerano ko azahinduka ubwoko bukomeye. Igeze kuri Isaka irikomeza mu buryo budasanzwe, irongera imubwira yuko isezerano asezeranije se izarisohoza. Irongera ibwira Isaka ati muri wowe kandi niho nzakomora ubwoko bukomeye. Hanyuma bigeze kuri Yakobo, Imana niwe yasohoreje iki? Amasezerano. Yabyaye abahungu 12 n'umukobwa umwe witwa Dina ben Israheli. Yakobo yahinduwe izina yitwa Israheli, atura mu gihugu cy'i Kanani aricyo Aburahamu yarajyanywemo. Icyo gihugu cyitirirwa ubwoko bwa Yakobo. Yakobo ari Israheli, cyitirirwa Israheli cyangwa cyitirirwa Yakobo, aricyo gihugu cyitwa Israheli, kera cyitwaga Kanani. Israheli azwi rero nkuko Imana yabwiye Aburahamu ko izamuhindura ubwoko bukomeye, binyura muri Israheli bikongera bikanyura ku itorero. Itorero rimaze twabonye ko abakristo, ubukristo ku rwego rw'isi bamaze kuba icya kabiri cy'abatuye isi. Ariko aha tuzagaruka turi kubera iki isi ndibwira ko imaze kugeza muri miliyari 8 z'abantu, kuko ubwo mperuka statistique baduhaga bavuga ko isi imaze kugera muri miliyari 7. Uyu munsi ntabwo ariko bikimeze ko haciye imyaka myinshi 8 zigezemo. Ariko noneho statistique y'abakristo bari mu isi igaragaza ko abakristo bageze mu cya kabiri cy'abatuye isi. Ukibaza kubera iki ibyaha bikomeza kugwira mu isi? Kubera iki inzangano zirushijeho gukabya mu isi? Kubera iki ubwicanyi bukabije mu isi? Kubera iki ubugome bukabije mu isi? Murebe ibintu biri mu isi, urukundo rumaze gushira, nyamara itorero ngo ni icya kabiri cy'abatuye isi. Hari ijambo Yesu yavuze mu butumwa bwo bwanditswe na Matayo ibice 5 umurongo wa 14, wenda reka ngeze ku murongo wa 16. Yaravuze ngo icya mbere muri umucyo w'isi. Ni ukuvuga ngo wowe mu Kristo, wowe kunkurikirana niba warakijijwe, Yesu yavuze kuri umucyo w'isi. Kandi ibyo ngibyo ntabwo biri mu kuba wabyikuraho. Niba wamaze kwizera Yesu uri umucyo w'isi. Icya kabiri yaravuze ngo muri umudugudu wubatse mu mpinga z'umusozi. Icya gatatu rangiye avuga ngo kandi muri tabaza, kugeza ubwo yavuze ngo kandi ntawe ukongeza itabaza ngo aritwikirize intonga, ngo ahubwo arishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Aravuga ngo aba ari ko mucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu kugira ngo babone imirimo yanyu myiza bahere ko bambasoma ijuru. Icya kane yaravuze ngo muri umunyu w'isi. Umunyu, reka mvuge gato ku munyu. Ubundi umunyu ni ikintu gifite imbaraga ntabona uko nkivuga. Umunyu ntabwo ukorera ubwinshi, umunyu ntujya umenyerwa. Reka mpera, umunyu ni ikintu kiribwa n'abantu bose ku isi. N'utuntu dutatu: umunyu ntumenyerwa, umunyu uribwa n'abantu benshi, n'abantu bose ku isi, uribwa n'abantu bose ku isi, umunyu ntukorera ubwinshi. Reka vuga ko rakanga kuntu umunyu utamenyerwa. Kurya ibiryo bitarimo umunyu wumva ari ibiryo bibishye. Iyo ushyizemo umunyu nibwo wumva ibiryo biryoshye. Ariko icyitondero, iyo wibeshye nanone ukarenza urugero, bya biryo birabiha. Uko niko kuba wamunyu utamenyerwa. Icya kabiri kutamenyerwa kwabo, umunyu uramutse umeniye hasi ntiwabona intozi ziza kuwutondagira, ntiwabona inzukira ziwutondagira, ntiwabona ishishi ziwutondagira. Ariko mena isukari urebe, isukari ahantu yamenetse, ubushishi, intozi, inzukira. Yesu afashe itorero arigereranya n'umunyu. Ntabwo yabigeranije, ahubwo yavuze ko icyo ari cyo turi cyo. Turi umunyu w'isi. Bivuga ngo turyoheye isi, dukenewe n'abantu bose ku isi. Ikindi kandi ntitumenyerwa. Utu tuntu twumve,
isi iragukeneye kugira ngo uyiryohere, kandi mu kuyiryohera nta bintu byo kukumenyera. Ikindi hano akantu twize kavuze ngo ntabwo umunyu ukorera ubwinshi. Niba itorero ubukristo bugeze mu cya kabiri cy'abatuye isi, tukaba tubona ibintu biba mu isi, tukaba tugeze naho dutungurwa n'ibintu byinshi, ushobora kwibaza itorero rimeze rite? Nuko ngo itorero benshi bahindutse isukari. Abantu benshi bamaze gutondagirwa n'intozi, bamaze gutondagirwa n'inzukira, bamaze gutondagirwa n'ubushishi. Ubukristo bwawe Satani yamaze kubumenyera, yarabukandagiye. Abakristo tumaze gutondagirwa n'ibidafite umumaro byinshi. Itorero ryo rikwiriye guhindura isi. Isi ifite inyota, isi irakunyotewe, isi irashaka kumva uburyohe bukuvamo. Hari ijambo Yesu yaravuze ngo muri umunyu w'isi, aravuga ngo mbese umunyu, yaravuze ngo mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Warabona umunyu wakayutse? Umunyu wakayutse ni nk'uko ubona uriya mucanga. Umucanga urebye, wa mucanga mwiza uba ku mazi umeze nk'umunyu cyangwa usa nk'umunyu, ariko se wawushyira mu biryo ugakoramo? Ni iki wakoresha uriya mucanga? Yesu yaravuze ngo nta kindi wamara usibye kujugunya hasi ugakandagirwa. Abakristo benshi bamaze guhinduka umucanga, barakayutse, ubuntu bw'Imana bamaze kubashiramo, bari gutondagirwa. Nitwe torero dukwiriye guhindura isi, tukajya muri za gavumenti aho Imana twemere kujya gukora, tugahindura abariyo. Tukajya mu bucuruzi, tugahindura abo duhuriyemo nabo bacuruza, natwe tugiye gucuruza, tukabahindura. Tukajya mu miryango, tukabahindura. Ni gute icya kabiri cy'abatuye isi ari abakristo, ariko tukaba tubona ibyaha ko bigwira mu isi? Ibyaha biri gukorwa ari byinshi. Aha rero twavuga ngo itorero, abantu benshi baritirirwa izina rya Kristo, bakitirirwa ko bari mu itorero, nyamara Satani abafite mu biganza bye. Ni nko kuvuga ngo umunsi Farawo arekura Abisiraheli, umunsi Imana mutubanga abwire Farawo arekura Abisiraheli, Farawo yarababwiye ngo ndabarekura mugende, ngo ariko ntimuzajye kure. Hari abakristo benshi Satani yabaye nk'urekura, ariko ntibajya kure ye, n'ubundi aracyabarembuza akabakoresha utuntu. Ni iyihe mpamvu itorero ritari guhindura isi nk'uko Imana ibishaka? Kuko muri iyi minsi Imana ifite igihombo. Nshuti yanjye, uwabereye Imana igihombo, nongeye nkubwire ngo uwabereye Imana igihombo kandi yari gutezemo inyungu nyinshi. Wongere wisuzume neza, urebe uburyo wahombeye Imana, wongere ufite icyemezo. Turi umucyo w'isi, turi umunyu w'isi, turi umudugudu, turi itabaza. Tugomba kuryohera isi, isi igomba kudushaka kugira ngo tuyiryohere. Ntabwo dukwiriye kumenyerwa, dukwiriye kumurikira abantu bari mu mwijima, tukagaragaza umwijima barimo, tukagaragaza uburyo bari mu biganza bya Satani, ibyaha barimo gukora, tukabereka umucyo, tukabereka umwana w'Imana n'icyamuzanye mu isi, n'icyo Imana ishaka. Reka tugaruke, niyihe mpamvu ibi byose bitunaniye? Niyihe mpamvu tunaniwe ibi ngibi? Nuko abakristo benshi cya kabiri cy'abatuye isi b'abakristo, kwizera kwabo kubakiye ku bifatika bya hano mu isi. Niyo mpamvu mubona benshi nta mwanya bakibonera Imana, ahubwo bafite umwanya wabo bwite. Ariko nkibaza, Imana nk'ubiramutse ivuze ngo uyu munsi niryo herezo ryawe,
ibyo wakoraga wakongera kubikora. none ibyo wakoreye waruhiye iki? Imana niyo ifite ubuzima bwawe mu biganza byayo. Ni nayo mpamvu mu byo ubanza ukuri kubanza Imana, umwanya munini wawe ukaba uw'Imana, umutoya wawe ukaba uw'ubuzima bwawe, kuko Imana niyo buzima. Impamvu mubona ubukristo bugenda busaza bukaba bugeze ku rwego rw'ubupirateri ubona bwapiraswe, n'ivugabutumwa rikagenda ripiratwa, abantu bahinduye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, bihimbira ubundi bajya kubeshya abantu. Nta yindi mpamvu nuko kwizera kwa benshi gushingiye ku bifatika bya hano mu isi. Ariko Aburahamu tubonye ko, cyangwa se twabonye ko yizeye bitaboneshwa amaso y'umubiri, hanyuma bimuhesha n'iby'umubiri, nyamara atari byo yabanje kwizera. Icyambere Imana yamubwiye ko izamuhindura ubwoko bukomeye, ibi yarabikoze. Tugeze ku cya kabiri, yaramubwiye ngo kandi nzaguha umugisha. Uyu munsi tugiye kwiga gato ku kintu cyitwa umugisha, kubera ko abakristo benshi n'abayobozi b'amadini benshi n'amadini yagiye dushishikariza kwizerera Imana mu bifatika, natwe akaba ariyo nyota dufite. Tugeze ku rwego rw'uko twafashe umugisha w'Imana turawugoreka, twerekana ko umugisha w'Imana ari ugutunga amafaranga, ari ugutunga amamodoka, ari ugutunga amazu menshi, ari ukurira indege, ari ukubega. Turaza dufite umugisha w'Imana wose tuwukubira muri ibi bintu byacu by'umubiri, ari ugutunga diplome nziza ifite amanota meza, ku buryo aho wajya kwaka akazi hose bakaguha, kwiga ukarangiza ukageza ubwo ugira doctora, ukomeza ukagira imiryango ikomeye. Twumva ko mbega uwo ari wo mugisha w'Imana. Reka twiga ku mugisha. Imana abwiye Aburahamu ngo nuramuka unyumviye ukagenda utazi iyo ujya, nzaguha umugisha. None tujye kureba umugisha Imana yabwiye Aburahamu ni uwuhe? Ni uwuhe mugisha Imana yasezeranije Aburahamu? Icyo nicyo tugiye kureba. Ubundi se umugisha ni iki? Ese koko umugisha ni ukugira amafaranga menshi? Umugisha ni ukubyara, ni ukubona urubyaro? Umugisha ni ugushaka? Umugisha ni ugutunga imodoka? Umugisha ni ukuba nahura n'urira indege? N'ibindi byinshi bya hano mu isi bidufasha mu buzima bwa buri munsi. Niwo mugisha? Utaramenya ikintu ngo umenye umugisha uwo ari, n'agakiza kazakunanira, kandi uzakananizwa n'ibintu bibiri. Icya mbere, nutakananizwa n'iby'isi wabonye, uzakananizwa nuko wabibuze. Naho ngaho sobanukirwa umugisha ni iki. Niba dufata iby'isi tukaba aribyo twita umugisha, ubwo twavuga ko abatabifite noneho bo nta mugisha bafite. Kandi twese twubaha Imana dukijijwe. Umugisha ni ikintu cyiza gifata cyangwa se kigera ku muntu uwo ari we wese, kuko iby'isi hari ababitunze n'abatabitunze. Tugiye gufata iby'isi tukagaragaza ko ari wo mugisha, ubwo twaba dushatse kwereka abatabifite ko Imana itabazi itanabemera, ibanga bo nta mugisha bahawe. Reka turebe umugisha uwo ari wo rero. Mbere yuko twinjira kureba umugisha uwo ari wo, reka tubanze turebe ibi by'isi ni wo mugisha. Ese ibi by'isi ni wo mugisha? Imigani, rambura biro yawe kadusome mu gitabo cy'imigani ibice 10 umurongo wa 22. Haratubwira ngo umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire, kandi nta mubabaro yongeraho. Umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire, kandi nta mubabaro agira gute? Yongeraho. Ikibazo rero nakwibaza nawe nkakubaza, niba dufashe iby'isi tukaba ari byo twita umugisha, ubukire tukabwita umugisha,
none hano ko batubwiye ngo ahubwo umugisha niwo uzana ubwo bukire. Mu gihe twafashe ubukire akaba aribwo twita umugisha, ahubwo umugisha uzana ubukire. None niba umugisha ari uzana ubukire, ubwo noneho umugisha waba ari iki? Umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire kandi nta mubabaro yongeraho. Imana yabwiye Aburahamu ko izamuha umugisha naramuka yumviye akagenda kwizera kwe gushingiye kureba ku bitaboneka. Ese uyu mugisha yaramuhaye? None se ubundi uyu mugisha ni uwuhe yamuhaye? Kuko nitugaruka tukerekana ko Aburahamu umugisha Imana amubwiraga ari iby'isi, Aburahamu n'ubundi we yahagurutse abifite. Aburahamu yari afite amashyo y'inka, yari afite imikumbi y'intama n'iy'ihene, yari afite abagaragu n'abaja, yari afite ubutunzi bwinshi. Imana amubwira ngo nzaguha iki? Umugisha. None ubwo umugisha Imana yamubwiraga ni uwuhe? Tugiye gusenga Imana, hanyuma tuzagaruka turebe umugisha Imana yabwiye Aburahamu ni uwuhe. Ese umugisha ni iki? Ese umugisha Aburahamu yarahuhawe? Imana ngo umugisha. Reka dusengane Imana. Turagushimiye Mwami Yesu kubw'ijambo ryawe duhaye ryiza. Fasha uyu muntu warudukurikiye kandi ukomeze kumusobanurira ijambo ryawe, asobanukirwe, amenye umugisha icyo ari cyo. Icyo dusabye gusa ni ukuduha twese gutera intambwe. Abakristo bakurikiye Iron TV dutera intambwe kwizera gushingiye kureba ku bitaboneka, kuko nituramuka duteye intambwe uzogeza izina ryacu. Nituramuka duteye intambwe uzaduhindura ubwoko bukomeye. Nituramuka duteye intambwe uzaduha umugisha. Ngaho refasha umuntu wese uri kuki ubutumwa gutekereza kuri iki kintu. Ndagushimiye ko mfishe gusenga byamaje nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana iguhe umugisha, hanyuma ikiganiro nakagaruka nawe ubutaha. Shalom shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.